iyo ngiyo waba watuzaniye uyu munsi ugiye kwereka abakunzi bawe ndakeka yo ari danje ikubita byatari iraryana kabisa. iyo se bayita gute ngo dutangire tunayishakisha ahantu hose? Ntago iragera kuri chaîne yanjye ya YouTube, ariko iri hafi, yitwa imipango. Yego. Imipango se ubwo ni shyashyara? Ni ibintu nta kibazo rwose, ni indirimbo nziza cyane iryoheye amatwi, iryoshye kabisa. Kuki washatse kuyita imipango? Iryo zina ndumva riba ritunguranye ukuntu, risobanurira wenda abagukurikiranye ku social network yaba ari ama YouTube cyangwa se handi n'abafana bawe muri rusange. Dufashe dusobanurire kuki wayise imipango. Ubushize niba nibuka neza twaganiriye ibihangano byanjye ukuntu mbiririmba, ni true story. Rero kuba narayise imipango ntabwo ari ibintu bitangaje, ni umubebe mbese wampinduye mu bwonko bwanjye bitewe n'imipango yanjye nari mfite, birangira nyine ipfuye tu. Kubera urukundo. Meruka ubushize wari unarurimo rwose, ku maso rwarashishaga, rwaragaragaraga kabisa. none se byaje kurangira nawe bigenze nka kwa kundi? byarangiye bigiye. Iby'urukundo ni hatari, ako nta kari kanyuzemo. Imipango se, ingoma yitwa imipango, tuzabona video yayo ryari? Ko abantu basigaye bambaza ati wa muntu mwigeze gukorana twaramwemeye, atari ko yana dukeneye utuntu tw'utuvideo twatari, uzamutubarize video ubundi izaza ryari kumva bayikeneye? Video yayo ntago ari kera cyane, irarangirana no ku kwezi kwa gatandatu. Igomba kuba yageze kuri YouTube. Ni ukuvuga ati bategereje bihanganye kabisa. Okay, none se ubu ngubu ndagira ngo kugira ngo abantu bataba bored cyane, kugira ngo abantu bagukurikire nabo bakomeze bumve uburyohe bw'iyo ndirimbo, ndagira ngo tunyurizeho yaba ari refrain cyangwa se n'agakorasi mo hagati, akantu karyohereye amatwi isa nk'utunyurizaho kuri iyo song yawe twumve. Gusa ntago nasobanura indirimbo ya mbere. Oya, ndavuga kuri iyi ngiyi nshyashya, ubu turi kugendana n'ibishyashya yitwa imipango. Ku byerekeye n'imipango, turirimbireho gatoya, nibyo ubundi dushaka. Okay. Kunu wigira, kunu wifata, my vanilla, mabu chocolat, walai nakujyana nakuemba ugasinda, uri umwana wa dati urankurura niyo boti, wanyangirije imipangu yo kuzakunda mfite igipangu, gusa ni wowe madamu, wanyangirije imipangu yo kuzakunda mfite igipangu, gusa ni wowe madamu. Yani yongeye. Wow, ni agasonga keza ndumva kagenda ukuntu wa mugani wawe, dore yuko ukunda Christopher na King James, ndumva ko kana ari sawa tu. Akaririmba gatuje cyane. Courage, koko karabakoma kabisa. Kabisa. Uraze muri studio ni yakugoye ujya kuyirecording? Ntago byangoye cyane, yangoye cyane ndani ya mbere, kuko ndumva ni kubwa ko ari bwa mbere nari nangiye, niyo ya mbere wenda yangoye ya mbere, ariko nayo ni indirimbo nziza cyane, bitewe n'abayikurikiye. Hari abahanzi twagiye dukorana ndetse banazwi cyane, bakakubwira ngo ati ngiye ngiye kuri microphone ngiye kuri recording, ndirimba igitero na refrain nabyo gusubiramo. Harimo abo bitwa bagisa, sinzi niba ujye ubumva, bo nyine ni abantu bari professional, ntago barindira gusubiramo kumwe ngo muri studio ngo basubiramo bwa mbere ngo ubwaka. Wowe ubigenza ute? Nawe ni kumeze cyangwa bigusaba gusubira?